Mana Kareb yakwigijeyo imbere za murya yagara gushota Kareb gol kuno munota gatanu mukino waruko byari bigenze Jabero waruhinduye arawuhagarika rutagari kate mupira urasohoka. Oh la la, ngaya amahirwe ya mbere ikipe ya Rayon Sport yaribonye muno yaraherejwe umupira neza n'umusore Jabel aramureba neza n'umutwe rwose ntibyakunda. Sadam amatsama shakisha Bomvis Kareb Bimenyimana Kareb yakwigijeyo imbere za murya yagara gushota Kareb Bimenyimana Bomvis Kareb. Oh la la, ngiki gitego cya mbere abakuzi ba Rayon Sport bari bategereje, ngiki gitego abanyarwanda muri rusange bari bategereje, ariko kubw'umwihariko abakuzi ba Rayon Sport nguyo Kareb, nguyo nimero 7. La Jabel ona Kareb yawufashe, Kareb aragucenga, Kareb acenze umwe, Kareb acengwa kabiri, Kareb arinjira aragucenga oyo imbere zabo atar Kareb mutego byiza iyo ashaka no guhindukira, iyo ashaka ari guhindukira cyangwa agapasa ku ruhande mugenzi we byashoboka. Rayon Sport nta match ya gishuti ihari. Urebye ibyo abayobozi batabonye abakinnyi yamanuye, ndavuga ibi nta brag birimo. Nta brag kuba ari muri gikombe. Yanga yamanuye abakinnyi ikoresha muri CAF Champions League. Djigui Diarra. Usibye abakinnyi bake bari muri Taifa Stars. Barimo kapiteni wabo Dickson Job, barimo barimo Ibrahim Ahmad, n'uyu baguze muri Simba bita Zimbwe Mohamed Hussein. Na Pacom na Clement Muzizi so bakintu bavuga bakomeye Yanga ari kuba yazanye ariko bari mu kipe na Mudatiri Yahaya nawe Dickson Job adahari ariko Bakari Nonda ahari nkaho nta kintu Bakari Nondo Muhamyeto urumva barahari bose. Rome Force nawe ni abakinnyi Yanga izashyiramo ni igipimo kuri Rayon, uwo izashyiramo wese ni igipimo kuri Rayon. Ariko ubundi Yanga irimo Djigui Diarra, irimo Bakari Nondo Muhamyeto, irimo Max Nzengeri, irimo Paco Mezuzwa, irimo obano bahungu bo mu kibuga hagati. Nuvuga ngo Yanga uko isanzwe ibipanze uretse abakinnyi nka batatu cyangwa se bane, abandi bose barahari. Kandi burya n'aba bencheri ba Yanga abakinnyi basimbura hari uburyo umutoza bakoresha kubera ko bakina ama competition menshi, bari muri Champions League, bari gukina igikombe cy'igihugu, bari gukina championnat, bakina imikino myinshi. Nuvuga ngo nabo bakinnyi nabo bari abakinnyi bamaze kwitereka neza cyane, babakinnyi babahanga cyane kandi nabo bazwi. Abo bakinnyi nabo bazaba bari mu kibuga ku munsi w'ejo, barashaka intsinzi hasi hejuru, barashaka gutsinda match yabo ya mbere bazaba bakinye muri saison, iyo match yabo ya mbere bagiye gukina, barashaka gusura muri Tanzania bafite igikombe batwaye Rayon Sport mu birori yiteguriye nubwo ari inshuti cyane. Tugendane rero Rayon Sport ko nabonye hindagurika iratereka monde ku mahoro kuko ntago ishaka guseba Perezida Tadej muri yabivuze, nabonaga n'abanyatanzania b'abanyamakuru bageze ahangaha barimo kugenda bamubaza avuga ati twe naho dushaka gutsindwa mu mahoro, ati uyu ni umukino dushaka gushyira mu mateka muri history, ntago dushaka gutsindwa mu mahoro. Ni bande bari gutsinda Yanga cyane ko banabizi ko nyine bataratsinda match kuri Rayon Day, barifuza kuba noneho ku munsi w'ejo batsinda. Bafite abakinnyi benshi umutoza wenda amaze iminsi akoresha, twagenda dufatanye kureba dukurikije imikino y'ishuti bakinnye, abakinnyi umutoza ashobora gukoresha wenda nabo mu myitozo ku munsi w'ejo yarebaga. Urebye nko mu izamu nge mbona nta gihindutse bazakoresha uyu mwana witwa Ifi, kuko Dirisa Kuyate amaze gusimburwa kabiri kandi kubera ikibazo cy'imvune amaze kuryama mu kibuga mu minota ya mbere inshuro ebyiri zikurikiranya. Ararwaye rwose uyu Dirisa Kuyate ararwaye, ntabwo umubiri umeze neza ku buryo yabanza, ariko n'umwitozo bakamabaha urwaye waturwarira rimwe imyitozo bakamabaha bya bikoresho bye yavanye hanze yita dinyo, ariko muri recruitment rero yakoze yabakameyo ni impeccable. Imyitozo bakoresha anaprefera uyu mwana witwa Yves rwose arabitubwiye ko ariwe prefera kurusha uko ibi reba aba bari, ariko ikintu kijyanye na experience gishobora kuzatuma kuyatajyamo, kuko urebye ejo
nk'ikipe ya mbere yakoresheje Kuyate yari ejo ari ku myitozo wari uriyo nari ndiyo mwizamu yari yakoresheje Kuyate nk'ikipe ya mbere abadefanseri batatu yari yakoresheje Emery Kabange na Rushema Chris ibumoso yari yabanje kwacisha Fabrice uriya yakunze Fabrice cyane ngo yakunze imikinire mutoya wing back introduise umwaka ushize uriya wavuye muri Sinda batsinda kuri kabiri hari Serumogo aba mediateur yari yakoresheje abakaseri babiri umva yari yakoresheje Sefu akoreshana Ntarindwa Aimable imbere yabo hari Abedi Girimana Sefu na Aimable abakaseri babiri yabanje mu byaragaje niwe yari yakoresheje aho ngaho ku kipe yabiri inyuma cyane urumva imbere yakoresheje Shadrake Bingbero na Yves uriya wavuye muri Yves ariko mu ikipe ya kabiri uwitwa Musore yaragendaga ntabwo ari bya bindi bya Musore w'icyumweru gishize uwitwa Aimable yakoze iminota 30 mu ikipe ya kabiri iyindi yase Musore yagendaga ate ushushanyo ku Musore yagendaga iyo kipe ya mbere akoramo umukinnyi umwe uko nuvuga ngo Aimable urumva yesaza mu ikipe ya mbere Aimable na Sefu ndetse na Bedi imbere tubwiye ko yakoresheje Bingbero ndetse na Yves arabura mu umwe rero ntazi Basane urumva ni abadefanseri batatu mediateur batanu ubwo urumva nabo wing back babiri Serumogo ku ruhande rumwe na Fabrice ku rundi n'abandi nabo ba mediateur batatu ariko mu ikipe ya kabiri banyabwira umuntu witwa Musore Prince ku bintu by'ama overlap bimwe David akunda Musore Prince yaragenda utanga kongera kawusaba none asubira inyuma byihuse amamonte Prince ashobora kuzabanza n'amacross menshi cyane Jesus wanjye bashaka kumwicaza witwa Jesus akintu fana na Prince Musore cyane oya ejo Musore yaragendaga politike bamukozeho menya yarazumvise nkuko Ntarindwa se bikoze akavoma ya kabiri akaza mu ya mbere nawe byageze bamuzana muri oya we ntago yaje mu ya mbere yagumye mu ya kabiri yagumye mu ya kabiri imigendere yumvikana ariko undi mukinnyi umuntu witwa Rivarido uriya mwana wavuye muri Gasi Rivarido aragenda cyane n'umuntu witwa Basane oya Basane ni bisanzwe Basane umwe mu bakinnyi bafite beza kabisa ari Basane Yves nk'umukinnyi mushya ubwo tuyungurure rero Yves ducenshura umwaka mwiza ariko ikintu kijyanye na automatisme we na Shadrake ntabwo baragikora aracyari mushya kuko yanabakuyemo kare arabanza arabaganiriza ari babiri baganiriye nk'iminota nk'icumi ari kubaganiriza kuri partnership yabo abo ni abataka babiri Bingbero na Yves na Yves ariko umuntu witwa Rivarido ni urundi rwego azamuha akazi ubwo ducenshura rero turebe 11 bashoboka dukurikije n'umwe rero bashoboka mubona bahagara imbere yanga twese twagiye kureba iyi Rayon week ni Yves izamu ni Yves mwabyemeje Yves arifate Yves arimo mugisha Yves aho ni V batatu noneho b'inyuma batatu Emery ni ibisanzwe hakaza Kabange arumva na Rushema nabo bose batatu Emery Kabange na Rushema noneho abarufibek Aimable kameze neza Aimable wohe nsaba Imana ariko nibwo akiza reka tumushyire kuri bench perezida aravuga ko bari kumudisciplina uraretse mubanzamo nibwo akiza y'iburyo ubwo ni Serumogo y'ibumoso ni Serge Ziporo Gos ngene we nashyiramo kandi babwira ko Musore yagendaga cyane afite amavara hapuide kandi uwo mu ya mbere yari Fabrice ariko Ibe ushobora kumushyiramo nka Paul cyangwa ugashyiramo bano bakinnyi bakiri gutya Fabrice yakina ku ruhande rw'ibumoso Fabrice kuko ubona ko umutoza mukuru urumva rero wabanjeje mu myitozo niba avuye muri axe agiye ku ruhande none rw'ibumoso ni Fabrice abakaseri babiri ubona abakaseri babiri akagombye kuba ari Richard urumva ndashimira Richard yego n'umuntu witwa Tambwe nakinisha Richard na Ntarindwa ubwo Ntarindwa agasa n'ari ukasa akaguma inyuma cyane ashoboye irarore ya box to box sawa imbere mutoza akunda Sefu erega turi gupanga yacu kuri road upanga yacu leadership yiwe ariko iyo leadership baburi secretary erega Richard nawe arayigira ariko Irene imyitozo mu wasanga turi gucencura yacu turacencura yacu ubwo hagati dushyizemo Aimable imyitozo yenda yorene Aimable na Richard bose nk'ubu ndabizi ko umutoza adakunda Richard
nk'umukino amaze kumukinisha ariko urebye reality hari Richard ararusha abandi bakinnyi bari muri Rayon Sport mu kibuga hagati cyane cyane muri recuperation Richard arabarusha kabisa hanyuma buryo ubonye mediateur w'imoso nk'uyu aba ari ikintu cyiza cyane kugira ngo ajye nakavara ngo ruhande rw'ibumoso ubwo imbere yabo reka duhere ku mpande ubwo tugiye gukorera iriya triangle yo hagati tuyisoze ubwo navuze ntarindwa muvugana na Richard imbere yabo na Bedi Bedi ubundi niyo match ya Bedi kuri Yanga rwose niyo match ye yagomba kwereka bari yuko nubwo yabahendeye ukuri bafasha Yanga kuko urwego rwe nibwo azaba ari ku 10 urwego rwe ni urwa bapa komezuzu azaba ari ku 10 ni igipimo none abataka babiri ubwo Yves na Bero na Big Bero nubwo ndavuye mu mvune kumva meze neza cyane Yves asa n'uturuka mu mpande Bero arimo arakina nyina pivota ari imbere sabose none se ko numva wa muntu tudahuje uruhu mwamusize inyuma ingoma yavunitse kuri match agorira icyumweru cyose ntabwo agomba no kujya presenta jezi neza bakamushyira ku maposters y'ama match rwose turatuntu turamubereye no mu kibuga akaba yatanga umusanzu ariko aho nabonye afite imbaraga ntihari visibility ya equipe bisawa cyane Wanjani biragoye ko azamena makajya muri akabanzamo rwose bipanze atyo ubwo yaba afite backup nza cyane nka ba Tony Kitoga yaba afite Bazizi Basane yaba afite ba Rivaldo yaba agifite ba Tambo Gloire yaba afite abakinnyi benshi yashyira mu kibuga cya Sefu